hari umurundi kazi w'umumama numvise ngo wahishuriwe ngo witwa Coco ngo yeretswe yarose ngo Kristo Ndikumana gikuzimu. Hari abantu basenze imyaka 10 babaza ayo makuru ngo ese ngo Mana ngo tubwire ngo Kristo Ndikumana ngo agikuzimu ngo ni umukozi wawe ngo ese ngo uramuzura mwemera. Hari abasenze 10, hari n'abasenze 5, hari n'abasenze ari uko iki gikorane kibaye. Kandi urumva niba hapfuye abantu barenga 10 cyangwa se abo 8 mu gikorane, nkeka ko ari cyo gikorane gihitanye abantu benshi cyangwa se ihuriro ryaba ritwaye ubuzima n'amagara y'abantu mu buryo nyine budasanzwe butamenyerewe. Nje se ndabivugaho iki, wowe seho urabivugaho iki? Niba aba wabonye barapfuye bose ariko ni inkuru mbi ku bakunzi bakanguka cyangwa se kuri Kristo Ndikumana, cyangwa se nyine si impamya rero ko Kristo Ndikumana ko iki gikorane cyamwunguye, cyangwa se ko cyatanze umusaruro, cyangwa se ko cyageze ku ntego y'ibyo bari biyemeje cyangwa bashakaga. Ntabwo mbihamya, bishobora kuba byarabaye swati koko gupfusha abantu barenze 8 leta ikabemeza ko bapfuye. Ababa bapfuye baba ari benshi. Ikindi hano ntari bubure kubwira abantu bakoresha umunyu wo mu nyanja mugiye kurwara indwara z'amayobera kandi zica, doke mugiye gupfa. Abantu bakoresha umunyu wo mu nyanja, muri message ngiye gutambutsamo hano, ube maso ukoresha umunyu wo mu nyanja. Uri connected n'umudayimoni witwa Nayimuna. Harimo abantu bawisize umwaka, bawunyweye mu mazi imyaka 2, imyaka 3, kandi abawucuruza bo no mu isoko mbona bawuzunguza za Nyabugogo, Bujumbura, uhura n'umuntu atwaye uko ngo umunyu wo mu nyanja uvura amarozi, umunyu wo mu nyanja wirukana abadayimoni, umunyu wo mu nyanja nyine apana umunyu bateka. Icya gatatu ndibugarukeho hano, abantu basama imbanyi cyangwa se inda mu Kinyarwanda bakabanza kunywa imiti yo mu bapfumu, cyangwa se imiti ngo ituma ngo utabazinga, imiti ngo ituma ngo bashobora kubyara mu buryo ngo batarozwe. Ofete agafata umwana yatwise Imana imuhaye akamunyweraho ibintu ngo bituma inda batazayizinga, bituma ngo umwana we nta kibazo azagira, ngo n'umubyeyi nta kibazo azagira, akayinyweraho ibintu naka. Hari abanywa ibumba, hari abanywa ibyatsi, ngo hari abagenda kwitsirikisha, abagenda ngo kwitsirikisha kumwe nyine bagukagira ngo ntuzarogwe, akabikora twite. Ariko igihe cyo abana bakuze ntabyo ajya akora, ibyo abikora akijijwe ari mu rusengero, kandi izi message zirareba abakijijwe. Ubwo ni ibintu bitatu tugiye kuyaga. Mpereye rero kuri iki cya Kristo Ndikumana, igikorane cyahagurutse kigamije ivugabutumwa ryo kubohora, kuko kanguka, intego ya kanguka ni iyo kubohora ababoshwe, ntabwo ari intego yo kwica. Kristo Ndikumana misiyo ye simamenye ko ari misiyo yo kwica, ni misiyo yo gukiza. Kristo Ndikumana mission afite ntabwo ari mission yo kwica, ni mission yo gutabara abarushye n'abaremerewe. Nk'umuntu uri mu ivugabutumwa y'umwami wacu Yesu Kristo, byagenze gute kugira ngo yisange noneho ibiganza bye biri kwica, cyangwa ibirenge bye byishe, cyangwa se igikora koko ibi? Nta muntu uvuga undi muntu wari we wese na minivame ntawe yivuga aho Kristo Ndikumana yinjirira mu ishengero. Havugwa Kristo Ndikumana. Ofete niwe tirimorida w'igikorane, niwe adimini w'iki gikorane. Ariko iki gikorane gisize imiryango irenze 100 mu marira n'akaga. Ababohotse bahise bapfukiranwa, abasengewe, abakijwe n'abandi bose bari baje kubw'ibitangaza muri n'abana babi. Koko ntushaka gukandagira umuntu kugeza apfuye, ibyo bintu utabire.
Kristo Ndikumana bizagorana cyane, nuko yenda Uburundi ari Uburundi, ariko byagorana cyane cyane kongera kwitabira ikoraniro cyangwa se igiterane cyangwa se igikorane uhamagaje mu gihe harimo ikipe imwe ivuga ngo baragutambaho igitambo, hari indi kipe ivuga ngo uyu ni umukozi w'Imana urataha ukiza, hari indi kipe ivuga ngo ibi birimo amayobera ntawamenya ibyo ari byo, wasanga ari iby'Imana ahandi wasanga ari ibya shitani. Abo baba hose bumviriza iby'uko yaba ajya ikuzimu, bakanumviriza iby'uko ajya mu ijuru, ariko byose ntibanaca imanza bakabyihorera. Ariko icyo nabivugaho, message ubushije natambukije mubwira ngo agerageze ashakishe uko nibura bagenda buri mwene gihugu bakanamushakira nka miliyoni 18 z'amarundi sava, cyangwa se na 30 z'amarundi, kuko impamvu navuze miliyoni 8 z'amanyarwanda, ariko ntabwo bazamuha amanyarwanda, bazamuha amarundi. Ushakire miliyoni 20 teranye nka miliyoni 400 cyangwa 600 azigabanganya basigaye. Sorry ntibaho mu rupfu, pardon ntibaho mu rupfu, excuse me ntibaho mu rupfu, pardon ntibaho mu rupfu. Ni ukuvuga ngo rero n'uwasabye imbabazi imbere y'umwami wacu Yesu Kristo witwa Zakayo yaravuze ngo abo nambuye nabo nibye ndabakubira indwi ku byo nari narabanyaze. Ni ukuvuga ivuga butumwa rya Kristo Ndikumana hano riba rifashe iyindi barabara, riba rifashe irindi korosi. Harimo abantu banamurwanya, harimo abantu banamwanka, baprofita bino bakabyamamaza cyane, batera iminati firimaso ati Kristo. Ntabwo mwivuga butumwa nabonye nanjye harimo ababivuga, nigeze mvuga ngo Kristo Ndikumana gikuzimu cyangwa agiye mu ijoro. Narababwiye ngo kubw'intege nkeya abantu barimo, arabo bamaze igihe bamusengera ngo babibaza Imana, ari nabaguma bavuga ngo twereke ko akorera Imana cyangwa gikuzimu, mwese nta numwe uraronka igisubizo. N'uyu mugore avuze ngo nabihishuriwe, ngo nabyeretswe, ngo agikuzimu ngo akorana n'imyuka mibi. Ni viyuzi, ntabyo weretswe, hwecoco ntaho uhuriye n'ibyo bintu. Ahubwo yenda se hari uburyo izi mbuga umuntu yicara akavuga ati jewe uyu muntu dusanzwe dufite ibyo dupfa, none mubonye agatotsi mu jisho, reka mwandagaze cyangwa muvuge nabi nisunze ibi byabaye. Pe nta muntu wishimiye ku barundi bapfushije babuza ababo, nta n'umuntu wabyishimira gupfusha abantu 8 n'abantu benshi umunsi umwe, ukumva ngo abantu 8 bapfuye. Nuko turi mu bihugu bidafite demokrasi, turi mu bihugu bitubaha bene gihugu, bidakunda bene gihugu. Bundi mu busanzwe umuntu umwe ari nk'umunyamerika upfuye, ari nk'umukanada upfuye, ari nk'umwongereza upfuye, ari nk'umufaransa upfuye, niho wabyemera ko umuntu afite agaciro. Ariko twe guverinoma y'u Burundi zaceceka, protokoli zaceceka, nta perereza, ntaki, byaraheze byararangiye, nta autopsy, ibimenyetso nyine yenda se ngo babikusanye bavuge bati koko abantu barakandagiwe kubw'umubyigano, cyangwa se babuze imwempu kubw'abantu benshi begeranye, cyangwa se protokole n'igipolisi bapanze ibintu nabi. Ufite bagire nibyo batangariza abantu, twere kuguma muri rero ngarutse gutanga umucyo, abantu barapfuye, icyo cyo tukemeranyaho. Hama icya kabiri, Kristo Ndikumana akorera shitani, akorera Imana, ni umwe mu basenga, ariko je nkaba ntarahabwa amakuru n'umucyo muri ibyo. Imana ningirira ubuntu ikabimpa nzabibabwira, itabimpaye naho umuntu wese, Yesu aravuze ngo agomba kwita ku iherezo rye kandi agacunga izamu rye, kandi ugahagarara neza mu mwanya wawe cyangwa mu kanya kawe. Ibyo bintu rero nimbivuga uko, ntabwo je nanga Kristo Ndikumana, nta nubwo nanza Uburundi, sinanze n'abarundi, ahubwo je nagize umubabaro ku barundi bapfuye. Ese Imana ishobora guhamagara igiterane ikicamo abantu 8? Excuse me.
noneho rero ntusha kumbwira ni Imana ibishe, ni shitani ubishe, ni umuntu wabatambyeho ikimazi, ni koko niba atari Imana ni shitani. Ariko se Satani ajya mu gikorane gisengewe indwi zibiri agasohoramo abantu akabica kuri urwo rwego, ubwo Imana yaba yabyemeye ko icyo kibaho nyine iryo geragezwa ribaho. Reka nigire ku yindi ngingo icyo tukihoza. Harimo abantu babwiwe ko umunyu wo mu nyanja uzabaha gucuruza, umunyu wo mu nyanja uzabaha kubaka ingo nziza, umunyu wo mu nyanja uzabaha ubuzima bufatika cyangwa bugaragara cyangwa se buboneka. Harimo abantu tudahendanye bimajina, bibwira, biyongorera ko umunyu wo mu nyanja uzababera agakiza mu buryo bw'ibanga. Hari ibintu nyine ngo abakristo bafata ngo bagango ibi ni simple, ngo ni ibisanzwe, ngo fete, ngo kamemu, ngo doke, ngo nubura ubwenge Imana izakureka, ngo uratwite, ngo wishinga abasenga, ngo marita usenga, ngo nakusenga. Ibyo wisiga n'ibyo ugotomera ni ingaruka ku muryango wawe, kuko bamwe barawunwa, abandi bakawisiga, abandi bakawiyoga, abandi bakawisasira, abandi bakawunyanyagiza mu nzu. Imbaraga uri kubiba, impempu uri gutongera urugo rwawe, uzicuza. Koko uyu munyu wo mu nyanja misiyo yawo igiye kugaragara mu bakristo. Satani awuzana ava agahita agaragara nk'aho atanawuzi, agahita agaragara nk'aho atanabirimo. N'ababicuruza ntabwo bazi ko bari gucururiza shitani, bazi ko bari gucururiza ngo ubuzima kugira ngo babeho. Aradandaza umunyu wo mu nyanja. Yesu yirukana abadayimoni yabohereje hehe? Mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ingurube Yesu yirukanye zagiye hehe? Mu nyanja. Ubwo suppose ko abadayimoni bagiye mu ngurube nazo zikajya muri iyo nyanja. Iyo twirukana abadayimoni tubirukana tubabwira ngo iki? Twirukanye mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'amashitani n'amadayimoni. Ondoka kuzimu, kimbia kuzimu, mu nyanja. Koko ni nako Bibiliya ivuga. Noneho hari inyanja yaka umuriro, ubwo ariyo nyanja y'umuriro. Kuri amazi aba ameze, hari umuriro uba umeze nk'iriya nyanja. Ariko hakaba n'inyanja zisanzwe. Sinzi ko abantu bari bubyemere, ariko nunareba iwanyu uraza gusanga ari umuntu ukubwira ngo nagiye kuvoma mu ntahe z'abantu, ngo mbona ngo akabuye keza mu mazi, wabaragiye. Ngo dayimoni ziba mu mazi cyane rwose, amashitani aba mu mazi, n'ibinyabuzima byinshi biba mu mazi. Uyu munsi wa none umunyu wo mu nyanja nta muhanuzi wigeze avuga ngo ni umuti Imana ibazaniye. Nta hantu na hamwe Bibiliya ivuga cyangwa n'indirimbo zihimbaza Imana mu gitabo kibanza n'igiheruka kantike havuga ngo hari umuti Imana izanyuza ahantu aho ariho hose biva mu nyanja. Nta na hamwe. Koko nshatse kukwereka ko wowe ubinywa nawe ukoresha uwo munyu, nta kintu na kimwe wishingikirizaho cyakurengera, niba habaho impamvu pe. Yenda ikintu uvuga unywa ushaka umugisha cyangwa urwaye cyangwa ngo wifuza ngo kwikingira ngo imyuka mibi. Umuntu akakubuza gusenga ngo tera umunyu w'inyanja mu nzu yawe. Umuntu akakubuza gusenga ngo usengere business yawe ngo jyana umunyu w'inyanja ngo ujugunyemo. Umuntu akakubuza gusenga ngo genda wambaye mu mpuzu umunyu w'inyanja. Umuntu akakubuza gukizwa ngo usenge akaguha ibyiringiro by'umunyu wo mu nyanja. Umunyu wo mu nyanja mwaba Kristo mwe, uretse intege nkeya bizakuzanira, ukabona havutsemo ihembe rikujomba, ukabona havutsemo abadayimoni, ukabona mu bana bawe batangiye gusara imyaka n'imyaka. Koko ibyo ni ibintu biba buke buke, ukabyegeranya buke buke, intege nke zikiyegeranya. Ariko Satani ari gushaka hazinjirira, kandi Imana ntabwo ari radiyo ngo izakubwira byose, izakwereka byose. Bibiliya ivuga ngo mbabajwe n'abarimbuka bazize kubura ubwenge. Ni gute utaye Yesu ugata Imana, ugata Mwuka Wera, ukarekura Bibiliya, ukarekura igitabo cy'indirimbo zihimbaza Imana, ukinjira mu murongo wo kwizera umunyu ngo wo mu nyanja?
excuse me, niba se uwizera cyangwa ukanawemera tubyemere, ububangikanya n'Imana uti uri umuvugabutumwa ukaba warasengewe wakabatizwa mu mazi menshi cyangwa no ku gahanga. Dawidi yaravuze ngo Mana, ngo ninjyama uze gusura umutima wanjye, ngo nusanga hari indi mana irimo muri jye umpane ntumbabarire. No se iyo bavuze ngo imana iri mu muntu cyangwa imana indi mana, ikigirwamana, utumana, ni iki kigutitura uretse ibyo? Ni ibyiringiro ufitiye, ni ibyiringiro washyize ku kindi kintu ukakigirira confiance, cyamara kugwira muri wowe, cyamara kuba muri wowe imbata cyangwa se akarande cyangwa akaronda, kikakubyarira amazi n'umuriro. Ntawe ukeza abami bangahe? Babiri. Umunyu wo mu nyanja, umunyu wo mu nyanja, aho abadayimoni baba birirwa bagira circulation. Umunyu wo mu nyanja, ahantu utavuga ngo abantu baraba. Abawucukura n'abawinura n'abawuzana ntabwo bo bawuzana bagamije kubavura. Bibaye ari umunyu wo mu nyanja ko uvura, murusha iterambere abazungu b'Abanyamerika, abazungu b'Abarabu, abazungu b'Abashinwa. Ntibawuhingura bakawunyuza muri laboratwari tukawukoresha, ahubwo tunawuguze menshi. Nibi nibyo mwivumburiye. Nta hantu bawugurisha muri farumasi ngo bakubwire bati umunyu wo mu nyanja farumasi iyi niyi irawucuruza, wemejwe n'ikigo gishinzwe ubuziranenge bw'imiti ku isi cyangwa se n'igihugu naka cyawe. Iyo produit yasohotse nta gihugu na kimwe gikizeho egisimaka, uyifitiye confiance n'ubushuti guturetse uburiganya bw'abadayimoni. Ega Satani yakuriganya umugisha, kakuriganya n'ubugingo, kakuriganya n'agakiza, ku ruhande hameze ibisa ngo no kwigwanaho, ngo kwirengera, ngo kwitabara. Abantu bagiye kugwara ibibyimba, abandi barwara ibihute, abandi barware ibyo bita imivuduko iri ku rwego rwo hejuru, ku buryo hari umuvuduko byitwa ngo ni isukari yaduze. Ariko hari ibindi abadayimoni bazazana, abantu bagatonyoka uruhu, abantu bagahura n'akaga n'ingorane, shitani kaguma iniga abantu, yica abantu, ku buryo ubwira umuntu ati ibiri kuburi kubibonara, ati wapi ntabyo mbona. Ikihishe mu munyu wo mu nyanja Imana izagukore ku maso gihishurirwa. Nibara n'ubugesera, nakamaramaza, nakayobera abahinga, nukumenja. Ibi bintu bikorerwa biri mu munyu wo mu nyanja, nibara. Ariko inzira ntibwira umugenzi, wowe urawukoresha nta n'umumaro ukuyemo. Nta munyu wo mu nyanja wakubakira inzu, nta munyu wo mu nyanja wagukiriza umurwayi, nta munyu wo mu nyanja wakubwira ngo nguhaye imodoka, n'ubundi ugumupambana kwa kundi urwana kwa kundi. Cyakora shitani ko ababona uri kuyoba umusanga, shitani ihita ivuga iti buriya azaza buke bukeya n'agati ko kuri gata azakafata nimuteza ukuguru. Kuko uko kwizera, urinda kwizera umunyu wo mu nyanja ko kurinda abadayimoni, kandi ukanasenga ngo na Yesu akurinda abadayimoni, kandi ukanaba mu Mana, ukaba no muri Satani w'uburiganya. Ibyo bintu ntibisa, ntibinahura. Icyakora nemera cyo nuko ukuzimu n'imbaraga mbi n'impwemu mbi, Satani afite amayeri menshi menshi menshi. Niba koko wemera kuri umukristo, nka Daniel uvuge ngo yadukiza itadukiza, nta mpamvu yo gupfukamira Dagoni cyangwa Bayali. Erega nibibangaga, none se wibwira ko Daniel babwiye ngo apfukamire igishushanyo Nebukadinezari yabaje, nta barokore bagipfukamiye kugira ngo bakize agatwe n'amagara yabo? Nose wibaza ko ari we wenyine urwaye cyangwa urwaje cyangwa arwaje? Umunyu wo mu nyanja sumaze imyaka ingaho ubayeho, nta ndwara zabagaho. Ubundi se wo uriho nta zindi zizaza? Ntimukifatanye n'abatizera. Niba abantu b'abapagani bari gukoresha imiti yo mu bapfumu, nawe ukaba uri
ntavuze byinshi cyane, uyu munyu wo mu nyanja, misiyo y'abadayimoni bagiye kumena indwara nyinshi z'ibyorezo, ahandi amazu ashye, ahandi abantu basenye, ahandi abana babura ubwenge mu mashuri kubera umunyu wo mu nyanja. Umunyu wo mu nyanja mu ngo zanyu, wowe ubana nawe ukagendana nawe, nyamwanga kumva ntiyanze no kubona, ikibwirwa n'icyumva, icyerekwa n'ikiraba. Ariko hari ibyago n'akaga jyewe Imana yampishuriye ku bantu bakoresha umunyu wo mu nyanja, bagiye guhura nabyo. Nta nzimburi ku bantu bakurikira Imbabazi TV gatatu bakijijwe. Shyira amavi yawe hasi, wizere Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka Wera, utabangikanyije Imana. Hari abandi bantu nahawe message yenda icy'umunyu nzakigarukaho. Hari abandi bantu nahawe message yabo, abantu bakoresha imiti ngo babyare mu buryo ngo buri sécurité kandi bakijijwe basenga. Umuntu akanywa ibumba, umuntu akanywa imiti, umuntu akikagira. Wowe ibyo bintu uri gukora nturatahura ibyo ari byo. Uriya mwana unywereyeho imiti, uriya mwana mu nda yawe uri kunyweraho imiti, Satani atanguranwe kumubatiza, shitani itanguranwe kumubatiza hakiri kare. Ibyo bita kuvukana karonda, ibisekuru, umuvumo, inyatsi, ibyago, ntashobora kuvamo amaraso nyamaraso n'amazi bigize umuntu mu gihe wabanje kumumenaho ibintu bisa ngo no kumutongera imbaraga zimurinda, wowe ubwawe utikoreye, wowe ubwawe utazi aho zicurirwa, utazi aho zikorerwa, ariko ukavuga ngo zikurindire umwana nawe zikurinde. Wagera mu rusengero ukajya igaburo cyangwa ukarisitiya, uti ndi umukirisito ndi kujya mu ijuru. Ikimbabaje si wowe ahubwo Satani cyo agikoza arimbura umwana na nyina. Kandi ibyo ni ibizabakurikirana uyu mwaka n'uzaza. Nawe wibaze kukunyweraho ibumba. Hari ibintu abantu babumba, ubibumba ntimuri kumwe, ntuzi ibyo atongeramo, wowe ujya kubigura gusa, ukurangiye umuvuzi. Ni nk'uko n'amasengesho dukora, buriya uhamagaye umupfumu cyangwa undi muntu wari wese akaza mu icengeraho ndongoye akinjira, ntabwo asobanukirwa imbaraga ziza kuhamufatira, ntabwo asobanukirwa uko dukora, nta n'ibyo abona kuko biba mu muriro. Ntushaka nawe gutahura imbaraga z'abadayimoni kandi utari umurozi, utanakorana nabo. Zo ziriyoberanya, uzinywe, uzirye, uzambare, noneho umubiri wawe zibashe kwinjira hose. Nyababyeyi yawe woherejemo umukagiro n'umutongero, umwana wari kuzaba perezida, wari kuzaba umuhanuzi, wari kuzaba pasitoro, wari kuzaba minisita, udafite ibisekuru nk'ibi turi kubona muri ba Sawuli, udafite karande nk'izo twagiye tubona, tumwiziga muri nyababyeyi mutanywereyemo imiti ishingiye ku badayimoni. Ariko niba umwana wa mbere umunywereyeho imiti ukamubatiza agifite amezi 3, harimo n'ababinywa ukwezi cyangwa amezi kugeza abyaye, ukaguma muri uwo mwana ubyaye wibaza umukoreye iki? Ikintu bibye cyangwa se ikintu ukoze, ubu twe biri kutugiraho epati cyangwa se ingaruka ku babinyweye badutwite. Generasiyo yawe uzabaze mama wawe cyangwa papa wawe, mwicarane mutere inkuru mubwire uteske, wigeze ujya mu bapfumu? Wigeze ujya kwivuza? Wigeze unywa imiti? Ucukumbura urebe, uzasanga mu bibazo ufite urugo cyangwa mu kwiga cyangwa n'urugendo rwawe, ababyeyi babigizemo uruhare 90%. None abana bawe nawe ubatambyeho ibitambo, uri umurozi, uri umupfumu, uri umwicanyi, urihekuye, wikoze mu nda. Ibyo tubikomera amashyi, tubishime, tukubwire ngo sorry, ngo bibaho, excuse me, ngo ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe, urimo urihekura.
niba Imana iguhaye gutwita, Bibiliya ivuga ngo ese natanga gutwita sintange kubyara, natanga kwibungenza sintange kwibaruka? Ituma batwita inabaha kubyara. Iyo urengejeho ikindi kintu cy'ubwoba wagize no kutizera wowe ufite, umuntu akakubwira ngo urumva, ngo urabona, ngo doke, ngo vrema, ngo kamemu, ngo jiski, ngo nubura ubwenge Imana izaguta, ngo nanigwa kunywa umuti, iyo ndizakwica, uzapfa. Igitangaje nuko Imana yo wasanga yari no kukurinda 100%, ariko ugahita ufasha Imana. Ibyo bita ngo kuyifasha, ngo ifashe uwifashije, ngo tuyifashe. Nimuze tujye kwivuza mu bapfumu batongera ibintu by'amashitani ubuzima bwacu, ngo ifashe uwifashije. Nta kintu na kimwe gishingiye kuri shitani Imana ikeneye ko uyisapotinga cyangwa se uyifasha gishingiye kuri Satani. Kandi niba ikintu kitari public ngo kinyure mu mucyo w'ukuri n'ubugingo, kikaba kinyura mu nzira y'amashitani n'amadayimoni, akizimi, ibyo bintu iri pare ko fendofi uzasanga ari impwemu mbi, uzasanga ari amashitani, uzasanga ari abadayimoni. Koko umunyu wo mu nyanja, kuki batakoresheje umunyu ariko tuye kuki se abantu batagira mwe muyera yo gusenga ngo avuga ati samyinda reka pfukama impaye gusama izampe no kubyara, ariko akagira imbaraga zo kugura imiti iyo mu bapfumu? No kuvuga message iri maha, Imana yambwiye ko umuntu binywa abana byara cyangwa se abantu byara wabinyweye uba wabaroze uburozi bazagendana nabwo kandi udafite n'ubushobozi bwo kububakuraho. Tera yarabikoresheje umuhungu we Aburahamu, bituma yitwa Aburamu, n'umugore we kwa nyina barabikoresheje bamwita Sarayi. Murebe ikigerageza Aburahamu yahuye nacyo, yarakennye kugeza ubwo agurisha umugore, biturutse ku bintu nk'ibyo ngibyo by'ibikaronda n'ibisekuru abantu babamo. Aburahamu arakena kugeza ubwo urugo rwa rusenya, umuyaya ararwinjira. Shitani ikunda ibyo bintu. Niba hari ibintu byorohera abadayimoni bishimira, nuko haba hari imitongero wowe iri ku bintu uri gukoresha. Umukristo nyamukristo n'umwenda ukura mu isoko akawusengera. Umukristo nyamukristo nta kintu na kimwe kijya ku mubiri we mu nda ye atabanje kuvuga amaraso ya Kristo ngo asenga gihumanuza amaraso ya Yesu. Kandi hari ibintu bahumanura n'ibyo badahumanura. Ikintu gifite kuva mu nzara ukageza ku musatsi ari icya shitani, ntushobora icyo kugihumanura ngo gihumanure. Ni icya shitani 100%. Umuti ushingiye ku badayimoni, umuti utanzwe na Satani, ntabwo uwo muti bawusengera ngo koko harimo bakubwira ngo none se ngo bikuye ukabisengera hari icyo waba. Ahubwo ari umuntu wakuroze wo utabizi ukabinywa ariko wasenze, ntacyo uba, ariko nabwo birakugaragura, birakuzutaguza, biragukinagaza. Ariko ntabwo ufata ibintu byakozwe n'abarozi kuvuge ngo ngiye kubisengera ngo bihinduke ngo iby'Imana. Imana ntabwo igikura pièce de rechange zisa n'umubiri wawe cyangwa ziwubaka ujye kuzikura kwa Satani. Oya, yo ubwayo irihagije. Rero abafatikanya na shitani mu rusengero mutahure musobanukirwe. Abantu bari gukoresha ibintu by'abadayimoni bazi ko ari ibintu ngo by'Imana, bandi bagakoresha ibintu by'abapfumu ngo bazi ko ari ibintu by'Imana. Mutahure musobanukirwe, mwaratewe, mwarinjiriwe. Kandi ibyo bintu bizarangira muteje akaga imiryango yanyu. Koko iyo umaze kubinyweraho umukobwa wakuye muri iyo nda nawe azabinywa, natabinywa najya kubyara bazamubaga. Umuhungu wabinywereyeho azaba igifene, ntabwo azaba umwana nyamwana. Inzu iri guteramo umunyu ntabwo amasengesho yafata, nubwo wasenga mu gitondo wateye umunyu, mu ijoro urasenze, nubwo waba usenga ukajya uhonda n'umutwe ku gikuta, ntabwo yafata. Umubiri wawe usiga umunyu
uruhu rwawe cyangwa se urushato umubiri usiga umunyu warangiza ugasenga, nubwo wakubita amavi kuri sima ntabwo amasengesho afata. Uburiri bwawe ushyiramo amasengesho ariko ugashyiramo n'iyo miti, icyo wakora cyose ntibyafata. Uwo mugisha uri gusabira abana wanywereyeho imiti yo mu bapfumu, nubwo wabasengera ka gihumbi, kereka Yesu Kristo wenyine ujya ugira imbabazi. Ariko nabwo Aburahamu wibaza kuva mu gice cya mbere uzareba aho yamukirije, hafi arengeje imyaka 100, Imana niho yamuhinduriye izina. None se ntituvuga Mana Aburahamu na Isake na Yakobo uzasenga kurusha Aburahamu, wizere kurusha Aburahamu? Aburahamu wahamagawe n'Imana, agatoranwa n'Imana, akanatumwa n'Imana, kumvira Imana, agatanga umwana wiwe w'ikinege Isaka. Wowe uzapfundura n'udushumi tw'inkweto ze? Sekuru w'abizera. Ibyo uri gukora bifite ingaruka. Iryo duka uhora uvuga ngo uranyanyagizamo umunyu, imodoka yawe uhora ubishyiramo, n'ahandi hose no ku mugabo wawe, aho hose ubinyanyagiza mukabikoresha, uko bizagenda kose ntabwo amasengesho aho hafata. Yesu arakwihorera, n'ijuru rikakwihorera, ariko ukuri guhari ni uko icyo kintu wowe uri kwigirira no kwikorera. Excuse me, uri muri etambi, uri mu kaga, uri mu marira, uri no mu gahinda, uri no mu biteye ubwoba. Nkugiriye inama, ubifite abimene, bisohoke bive mu buzima bwawe. Twika, jugunya, ufata amazi uyasengera, uyoga, ubwire Yesu ngo nabikoze mu kutamenya no mu bujiji. Ubabarire umutima n'umubiri kandi unkirize abana. Ihane, tera intambwe, usaba ikigongwe. Egera abapasiteri bakurambikeho ibiganza, izo ni intege nke wakuruye, wahamagaye, usigaye ugenderamo, usigaye ubamo, usigaye utuyemo. Ibyo rero nubona byagucanze, byakunaniye, ukabona uri mu murongo cyangwa uri muri konegisiyo nk'iyo, ufite akaga, ufite ingorane, ufite amahirwe make cyane yo kuzabona n'ubugingo, uzabubura. N'umugisha ushaka ntuzigeruza, koko Bibiliya iravuga ngo ukirwanirira simurwanirira, ahubwo ngo umwana w'umuntu amanitse amaboko ndororoka nkagwana. None umuntu niba hari ahandi hantu uri kubona umugisha wawe wawukura, hari ahandi hantu uri kubona indwara wazikirira, hari ahandi hantu uri kubona haguhaye amahoro na sekirite, Yesu arahagusanga agwane nawe? Yesu arabizamo abyivangemo? Oya, izo ni shuwa zawe, ayo ni amahitamo yawe. Niyo mpamvu nusenga usaba umugisha hari ibindi bintu biri ku ruhande uri kuvunikira ubusa. Nusenga usaba ngo amahoro mu rugo rwawe hari ibintu binyanyagijemo, uri kuvunikira ubusa. Gusenga k'umunyabyaha ni igiseseme, ni ikizira, ni ijambo Imana yanga urunuka. Mwabaye muti va ku giti dore umuntu. Rero mu mutima wawe hakwiye Imana imwe, ku mavi yawe hakwiye Imana imwe, ibirenge byawe ni Imana imwe, amaboko yawe ni Imana imwe. Ubwo Imana dukorera mu maboko ni imwe, ariyo Data wa twese, Imana y'Aburahamu na Isake na Yakobo. Mu mutima wacu hakwiye kuba urusengero rw'iyo Mana imwe, n'Imana dupfukamira ikaba imwe, iyo twizera mu bwenge bwacu ikaba imwe, ndetse n'iyo dukurikiye ikaba imwe. Ibyo byose bikaba biri mu kuri no mu mwuka. Sawa, ndagushimiye ko ntahuye. Ni Imbabazi TV gatatu, Geni General Prophete Martin, ndagukunda cyane kubwo kurokora ubugingo bwawe no kubukiza. Ndagushimiye Data, ni wowe uha ubwenge ababubuze, ni wowe ubabarira abayobye n'abarangaye. Imbabazi zawe ziboneke ku muntu uciye bugufa akihana, amaraso yawe amuboneke hamutwikire. Tugusabye ikigongwe kandi tugusabye imbabazi ku muntu wese uri butahure iby'iri jambo. Uha umugisha message yawe, udakwiye kuyumva ntayumve, ariko ukwiye kuyumva imuha yumve. Unayimusobanura, unayimwigishe kuruta uko jye mbivuze. Ngaho rero ushyirwe hejuru ninahazwe none n'iteka ryose. Amen. Turabakunda cyane. Umwami Yesu abamera umugisha. Ciao ciao, shalom shalom.